ubushobozi bwo kwitwa abana b'iki dore ahantu rero bitandukanye vuga ngo yitanze umugisha abo bose abamwemeye n'abataramwemera bose bahereje iki umugisha ko bimeze muyo ndaguha urugero kugira ngo ubyumve vuba iyo imvura iguye urabona muri minsi n'igihe cy'imvura nubwo yabuze iyo iguye igwa muri iyi jaride ndeba hanze uwahinze dodo ikagwayo uwahinze amashu ikagerayo mu yandi magambo naho ibitovu biri nabyo birayumva noneho naho urumugi rwimejeje muri ibyo bihuru iyo mvura naho igerayo kandi igitangaje iyo urunyweye egare kwitwa umunyabyaha nawe uje warunyweye twakwatuye mumbarize ngo kuki Imana yaruhaye imvura warunywa kandi bakagufunga ari Imana yarumanuriye imvura ikarumeza ikanarukuza n'uwarusoromye akaru ikosa ni iryande ushyize mu nyurabwenge wakibaza ngo kuki Imana ibizi ko ari rubi kandi ikarekura imvura ikagwayo mumbwire ngo n'Imana ivubira imvura babi n'abeza ari nayo mpamvu benshi twibeshye kwiri jambo ihora ivuga abana banjye mbahaye iki Imana kurekura umugisha si igitangaza kuko ivubira babi Imana ivubira imvura babi yagusha muri dodo ikagusha no mu rumugi kubera ko biri mu bubasha ariko icyitonderwa iyo igeze ku ijambo ryitwa ubugingo aho ngaho ishyiramo icyitonderwa umugisha ni uw'abantu bose ariko ubugingo si ubw'abantu bose umugisha iyo ure kuyihereza abamwemeye n'abataramwemera ariko icyitwa ubugingo ndamusubiramo icyitwa ubugingo si ubw'abantu bose ariko umugisha ni uw'abantu bose niyo mpamvu uzasanga umusiramu aracuruza agahinda Katolika karangura hakungu cyane rwose mwema gacuruza hakungu murokore acuruza hakungu ukibaza konzi ko tutabana ku karago kukijya kora hirwa mumbire ngo n'Imana ivubira imvura mose igeze kumugisha bose irabarekurira nk'uko irekura imvura ikagwa mu byatsi ariko icyitwa ubugingo ntabwo ari ubwa bose ipfa kunagira mumbwire ngo bifite aho binyura ibyo byo biraharanirwa ibyo byo birakorerwa ntabwo ya mbere niyo kumwemera no kumwakira hasigaye ukitondera amategeko n'amabwiriza ye aho niho wemererwa gukurwa mu cyiciro cy'abantu b'Imana hanyuma ugashyirwa mu kindi cyiciro cy'abana b'iki hararenga aho mumbarize ngo mw'ibyo byombi ubarizwa n'ibika bibiri mu bantu b'Imana no mu bana b'Imana muri ibyo byiciro bibiri mvuse ubaruye mu kintu mu bana b'iki akubwiye ngo ni mu bana b'iki babaze ikibazo rero muranyitera Bibiliya iravuga ngo abamaze kumwemera bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'iki aho rero hari amabwiriza abagenga ndibariza uyu nguyu hanyuma navuga ngo mugize icyo nicyo ntabwo kindeba navuga intebe n'izabikirano uri umufiyemera ni urugero bibaye ngombwa Imana uje muri iteraniro yakwishimira avuze ngo nguhaye urugo wageraho ikaguha umugisha w'urubyaro ugashakana na wa mwana iyo ugezeyo ukabyara aba bana bose ni abawe hanyuma aba bana bitwa mwene ari uwo washakanye n'abo ubyariye mu rugo rw'abo bana bitwa mwene niko namwe mubyumva ndabisubiramo yari yarabyaye Imana imuhaye amahirwe yarabyariye iwabo cyangwa mu rugo ko mujya mubivuga Imana imuteye iteka arashatse umugabo hanyuma uyu mugabo ashatse agezeyo naho arabyara aba bana bombi bitwa mwene bitwa mwene nde naretse kumbesha ko nzi ko muri abanyarwanda aha nasubiramo kugira ngo ubyumve umufiyemere yabyariye iwabo muri uko kubyarira iwabo Imana imuteye iteka arashatse umugabo
birumvikana wa mwana yari afite hari igihe ahabwa uburenganzira akamujyana akamushakana yagerayo akabyarana n'uwo mugabo n'urwo rugo. Abo bana iyo bari muri urwo rugo iyo bavuga ngo kwa runaka abo bana bitwa kwa mwene. Abo bana iyo bari muri urwo rugo bari mwene nde. Reka mbabaze ikibazo. Iyo bigiye muri DNA gupima nyine uyu munsi uko tubibatira ngo fata umwana wese nk'uwawe, ariko mu isi y'ibifatike bigeze muri DNA abo bana baba bahuje amaraso mutambere. Ngaho ni mu migisubizo rero aba bana ubu muri uyu muryango ni mwene nde bombi. Aha ndakumvise wowe. Aba bana ni bene nyine kubera impamvu ya mbere basangiye inyonyi imwe na mama. Kabiri inda yabadaye ni imwe ariko amaraso bakomokaho ntabwo ari uzabimenya bigeze mu kugabana ibiri yo mu urwo rugo. Akandi waba kandi bahita baza bavuga ngo ntabwo bishoboka nawe afite aho akoma. Aho rero niba umenyera ko atari mwene se ahubwo ari mwene nyina. Abarakora ariko mwiriwe ubwo nababwiye ngo muterane rero 7 nimwemera ko ndi kuvuga. Uri kuvuga n'ukuri nabishatse nazo nazibateresha ariko ntacyo zimaze. Zimaze iki? Ndashaka mufate munafashwe byose cyarimwe. Oyigisha nibyo kemwazi terengo z'imirambararo. Inyungu irimo nuko benshi bari guhunga isengero. Inyungu irimo nuko benshi bari guhunga Imana kubera ibyo mwabwiwe mu cyuka mutafashe bituma bibaca intege. Nshaka mvuge rimwe ari kuritaha. Barize umuntu kwegereye ngo uri mwene mama cyangwa uri mwene data. Ndaje mbabaza ikindi nishaka sose. Uri mwene mama. Mu bibare mu buryo noneho bw'umwuka. Mbere nababaje mu isi y'umubiri isanzwe kugira ngo munyumve icyo ashaka kuvuga. Mu isi y'umwuka ko twahuriye aha. Mumbarize ngo dusangiye isano cyangwa uri mwene mama. Bibaye ngombwa ko habaho gupima amaraso y'abicaye aha. Yego. Twese twasanga dukomoka kuri data umwe cyangwa dusangiye mama gusa. Wamubaje turi mwene mama cyangwa uri mwene data. Uretse ko dushobora gusanga dusangiye izina muroko turi gukora ibyangombwa byose ariko bigezaho gupima amaraso atubyara twese twicaye hano. Ndabarahiye habonekamo bene data bakena bene mama beke. Bongere ngo Imana ikurinda abo mu mwuka rero. Bene nyoko mu mwuka. Iri wiye kuvangurandika amandiko yagukindura inagufasha no kukenyegeza. Bene nyoko mu mwuka. Mani barinde bene nyoko mu mwuka. Nikimenyimenyi iyo tugeze mu mwanya gusirimba Imana bango babyeyi mube maso. None se ko bose baje bateze kuki Imana ivuze ngo mube maso? Kuki Imana ivuga ngo babyeyi mube maso kandi wareba ugasanga nta n'umwe utaje aje kureba Imana? Wareba hejuru ugasanga bose barateze. Wareba imyambaro yasi ugasanga bose n'ibirebire bitwije. Ariko ukumva ngo no ngo babyeyi mube maso. None kubera iki? Haba harimo na bene mama. Bene ntabwo yakugirira yagucibwa muririmba ku murongo umwe. Hari kiyariho mu maraso. Nubwo yaba akana kangana n'aka gasanze karengana ku muhanda arwana mu mbaraga zafite akarwanira mwene se. Hari kiyari mwene nyoko yananyuraho bakaguhonda reba ko ntago isuba byara rumwe. Mama uzi ko yagucindura muririmba ku murongo umwe w'imbere. Yego ko mana no ku munsi w'ingabo yakumera. No mwigaburo yaguheramo. Mwene nyoko Imana ibarinde bene nyoko mu mwuka. Muri ku murongo umwe yaguhera muri mukaraka birangiza we. Yewe we none se rakamabaza mutekereza ko iyi micaca iziritse kanyarira izirikwa n'abapfumu.
ni bene mama. Oya iki gihugu gifite abapfumu bangana iki abo mwanya wo kujya kanyarira guhambira. Kujya kwita bazirika imicacu. Ni bene mama bamumu. Iyi myenda y'abakobwa niba asanga mu biti mu butayu. Uyu abasinzi bayijyanayo. Ninde musinzi ufite umwanya wo kujya kwirwa yurira igitanda narajya kumanika mwenda w'imbere. Mungire Imana turinde niba tuzisa. Imana ndavuga kuko naho barimo we. Bagutagangaza ntuwaguke kandi nakubutagize. Waguzwa n'iki? Ureguriwe kanyarira ngo wicarwe tusanga n'ifoto y'umuntu. Kibaza nkuyu yageze aha. Usa mwamini wako wani wajanye ifoto mumusiwe kanyarira. Ukibaza niba ariko ubiko. Uragira ngo wicare kwibuge tusanga harimo amazina y'umuntu ku mpapuro. Ariko mana we. Wararaba mu giti ukabona hari imyenda amasutiye n'ibindi by'ukamenya ibyo ari byo. Udufite abapfumu bangana iki kuryo bazenguruka ubutayu bwose buba mu gihugu. None se abajya kubishirayo ni bande? Gusa amatike baba batanze ngo bagiye gusenga. Ni bene nyoko nyine. Uzekereza kaya makwi Imana yirirwa ivugira aha ngaha kuyasohoza byananiwe. Wapi ni bene mama? Dera ahantu bigoranira gusengana na mwene nyoko. Imana ibivugaho yumva. Yego. Aho bizahera bayumva. Yes. Aho igishoro kizava bahumva. Uburyo akazi kazunguka bayumva. Amara kuvaha. Akazamuka asengera muri vuga ngeri yari umuntu nkanje. Rimwe na rimwe barajana baciyemeraga nabyo bivuge. None akazamuka ngeri yari umuntu nkanje ngice tuzaba hamwe sino mwizu kizaboheka. Nicyo tuzise. Kangaruka nongere mbabaze senga. Ongera mumbarize ngo uri uwacu cyangwa uri mwene mama. Mwene data. Baranatinya. Mumbarize ngo uri mwene data cyangwa uri mwene mama. Abaye nk'Imana. Uko biri kose Imana n'umuntu urya baba bazi ukuri. Ariko niba narimo ashaka bikubwira atari na mwene so ndaza kumuyitangazo rimwe. Ariko nanone ntibikuye Imana yitwa iki nubwo bimeze bityo. Muyobo baraducerereza ariko ntago bivana iki Imana iba yaravuze. Cyo yanditse bagize gute? Mwene se niyabonye uburaye ntaca kurushije agufatira yumwe nta n'ibyuzi. Bati mwamuhoraho namuca bifite ngo muhe ariko wazana igikona mwene data karya mungire ngo wabaye mwene sosha. Muntu kuririra yumwe babajwe n'inzara utiriwe unamubwira ngo ndashonje ariko akamenya ikibazo ufite akinjira mu ijambo rivuga ngo mwikorerane imitwaro uwaba ari mwene so. Ariko uyu nguyu utangazwa nuko Piriyave bagusohoye agakoma akaruhu agahita yihutisha n'amakuru no kuba atari babizi bakabimenya ko bagusohoye. Uyu muntu aba ari mwene gikoni mushamwe muririmbana. Ariko mwene se aravuga ati ariko se